Igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 16. Ibyo ku ngoma ya Basha na Era na Zimuri na Omuri. Bukeye ijambo ry'Uwiteka riza kuri Yehu mwene Hanani rihana Bashi riti: nagukuye mu mukungugu ndakogeza nkugira umutware w'ubwoko bwanjye Abisirayeli, ariko none uragendana ingeso za Yerobowamu woheje ubwoko bwanjye Abisirayeli ngo bacumure bakandakaza ku byaha byabo. Umva, nzakukumba rwose Basha n'inzu ye, inzu ye nyihindure nk'iya Yerobowamu mwene Nebati. Uwa Basha wese uzagwa mu mudugudu azaribwa n'imbwa, uzagwa mu gasozi azaribwa n'inkongoro. Ariko indi mirimo yose ya Basha n'ibyo yakoresheje imbaraga ze, mbese ntibyanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Abisirayeli? Nuko Basha aratanga asanga abasekuruza, bamuhamba i Tirusa, maze umuhungu we Era yima ingoma ye. Nuko ijambo ry'Uwiteka yatumye umuhanuzi Yehu mwene Hanani rihana Basha n'inzu ye, bazira ibyaha yakoreye imbere y'Uwiteka byose, akamurakaza ku byo yakoraga, akamera nk'ab'inzu ya Yerobowamu, kandi azira n'uko yamwishe. Mu mwaka wa 26 wo ku ngoma ya Asa umwami w'Abayuda, Era mwene Basha yimye muri Isirayeli, atura i Tirusa, amara imyaka 2 ari ku ngoma. Bukeye umugaragu we witwa Zimuri, umutware w'igice kimwe cy'amagare ye, aramugomera. Icyo gihe Era yari i Tirusa ku munyarugo we Arusa, yanyweraga gusinda. Zimuri arinjira aramukubita aramwica, aherako yima mu cyimbo cye. Kandi icyo gihe Asa umwami w'Ubuyuda yari amaze ku ngoma imyaka 27. Amaze kwima akaba yicaye ku ntebe y'ubwami, yica ab'inzu ya Basha bose, ntiyamusigira umwana w'umuhungu n'umwe, cyangwa uwo muri bene wabo, cyangwa uwo mu nshuti ze. Uko niko Zimuri yarimbuye ab'inzu ya Basha bose, nk'uko Uwiteka yari yaravuze abivugiye mu muhanuzi Yehu kuri Basha. Yabahoye ibyaha bya Basha byose n'iby'umuhungu we Era biyononesheje, bakabyoshya n'Abisirayeli ngo bacumure, bakarakaza Uwiteka Imana ya Isirayeli ku bitagira umumaro byabo. Ariko indi mirimo yose ya Era n'ibyo yakoze byose, mbese ntibyanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Abisirayeli? Mu mwaka wa 27 umwami w'Abayuda ari ku ngoma, Zimuri yarimye atura i Tirusa, amara iminsi 7 ari ku ngoma. Icyo gihe abantu bari bagerereje i Gibetoni y'Abafilisitiya. Nuko abantu bari mu rugerero bumva bavuga bati: Zimuri yagomye yisha umwami. Maze uwo munsi Abisirayeli bose bahera ko biyimikira Omuri umugaba w'ingabo, aho bari baraho mu rugerero, kugira ngo abe umwami w'Abisirayeli. Uwo mwanya Omuri n'Abisirayeli bose bava i Gibetoni, barazamuka bagota i Tirusa. Zimuri abonye ko batsinze umudugudu, yinjira mu gihome cy'inzu y'umwami, yitwikiramo arapfa, azize ibyaha bye yakoze ubwo yakoraga ibyangwa n'Uwiteka, akagendana ingeso za Yerobowamu n'ibyaha bye yoheje Abisirayeli ngo bacumure. Ariko indi mirimo yose ya Zimuri n'ubugome bwe, mbese ntibyanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Abisirayeli? Hanyuma y'ibyo Abisirayeli bigabanyamo ibice 2, igice kimwe gikurikira Tibuni mwene Ginati kugira ngo bamwimike, ikindi gikurikira Omuri. Ariko abakurikiye Omuri banesha abakurikiye Tibuni mwene Ginati. Tibuni arapfa, Omuri arima. Mu mwaka wa 31 Asa umwami w'Abayuda ari ku ngoma, Omuri yimye muri Isirayeli, amara imyaka 12 ari ku ngoma. I Tirusa yahamaze imyaka 6. Bukeye yagura Shemeri umusozi w'i Samariya, atanga itaranto z'ifeza 2, yubaka kuri uwo musozi. Umudugudu yubatse awita Samariya, awitirira nyirawo Shemeri. Ariko Omuri akora ibyangwa n'Uwiteka, arusha abamubanjirije bose gukora nabi, kuko yagendanaga ingeso zose za Yerobowamu mwene Nebati, no mu byaha bye yoheje Abisirayeli ngo bacumure, bakarakaza Uwiteka Imana ya Isirayeli ku bitagira umumaro byabo. Ariko indi mirimo ya Omuri yakoze n'ibyo yakoresheje imbaraga ze, mbese ntibyanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Abisirayeli? Bukeye Omuri aratanga asanga abasekuruza, bamuhamba i Samariya, maze umuhungu we Ahabu yima ingoma ye. Mu mwaka wa 38 Asa umwami w'Abayuda ari ku ngoma, Ahabu mwene Omuri yimye muri Isirayeli, amara imyaka 22 ari ku ngoma ya Isirayeli, atuye i Samariya. Ariko Ahabu mwene Omuri akora ibyangwa n'Uwiteka kurusha abamubanjirije bose. Nuko bimubereye bito kugendera mu byaha bya Yerobowamu mwene Nebati, ariyongeranya, arongora Yezebeli umukobwa wa Etibari umwami w'Abasidoni, aragenda akorera Bayali arayiramya. Yubakira Bayali icyotero mu nzu ya Bayali yari yubatse i Samariya, kandi yiremera Ashera ndetse na Ahabu wo
arusha abandi bami b'Abisirayeli bamubanjirije bose kurakaza Uwiteka Imana ya Isirayeli. Ku ngoma ya Ahabu, Hiyeli w'i Beteli yubaka i Yeriko. Igihe yubakaga urufatiro, apfusha umwana we w'imfura witwaga Abiramu ashinze ibikingi by'amarembo, apfusha umuhererezi we witwaga Segubu, nk'uko Uwiteka yari yavuze abivugiye mu kanwa ka Yosuwa mwene Nuni.